Muraho neza abantu mukurikira Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, mwumve ko tubasuhuje. Wowe rero wakoze subscribe turagushimiye, kandi nawe utari wayikora ikintu cy'igihe cyo kugira ngo uyikore, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe, kuko ibiganiro byacu ni ingenzi. Tujya gutangira rero yicano, twababwiye byinshi tuzajya turakora bigiye bitandukanye. Tubabwira ko tuzabigisha uko bakora amandazi. Muri aka kanya rero ndagira ngo wowe uri kutwumva ukore subscribe kugira ngo utajya ucikanwa n'ibi biganiro tukugezaho. Aka kanya rero tukaba turi kumwe na channel yitwa Ngabo Empire. Tugiye kwiga gukora benye. Weho ushaka kugira ngo ujye urakora business y'amandazi, ni aka kanya kugira ngo ubikurikirane urebe uko bikorwa. Hano rero imbere dufite ibikoresho. Dufite amavuta, icyo bita cooking oil, tukagiraho isukari turayifite hano, tukagiraho ifarini, dore ngize hano zose turazikoresha muri kuzireba. Tukagiraho icyo bitwita igitubura, dufiteho angeli. Tukagiraho amagi, dore ngaya ni amagi abiri. Tukagiraho icyo twita bicarbonate de sodium, tukunze kwita baking powder. Bicarbonate de sodium, dore ngo iki ni ikirungo bakoresha bari kugira ngo bahindure bahindure ibara ry'ikintu. Ntabwo iyi ngiyi ari color food, oya, akaba kita akajone kugira irindazi risa umuhondo. Tukaza tukagiraho icyo twita secret vanilla, dore ngiyi yanditseho roof secret vanilla. Barangiza tukaza tukagira umuneke. Ibi byose tugiye kubikoresha, murebe mumenye uko bikorwa. Ambo step ya mbere rero reka dutangire, murebe neza hatazagira icyo mwibeshaho. Step ya mbere ngiyi, urazana agakombe k'amazi ngaka, uze ushiremo. Numara gushiramo, dore ikintu urakora, uzahita uza ufate igitubura. Kubera ko turakoresha hano ni ibiro bibiri, ubwo ni ibiro 4. Turakoresha hano ibiyiko 4 cyangwa 5, ukoresha ibyo ushaka. Mwabonye? Mbo uhita uza ufate baking powder ngiyi hano, bicarbonate de sodium. Turashiramo ibiyiko 2. Ibi tubirangiza, turaza dushiremo amagi. Mbo mwabibonye ko turangije gushiramo amagi. Ikintu tugiye gukurikizaho rero, turaza dushiremo ya mineke yacu, dore ngiyi uko ari 3. Wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Tuze dufate isukari. Isukari rero biraterwa niyo dushaka gukoresha, bitewe nuko abantu bakunda isukari cyangwa batayikunda, ukoresha isukari iri mwayene. Sawa.
noneho ugomba kuba ufite intoki zikarabye. Twazikarabye tujya gutangira. Ubwo ikintu tugiye gukora, tugiye kubiponda. Ngibimo hano. Iyo umaze kuvanga biriya byose twaberetse, uraza ugahita ushyiramo icyo twita sikire vanera rufu. Iyi yose turayishyiramo. Rufu rero yongeramo akantu k'impumuro. Noneho nitubirangiza turahita dushyiramo akajoni ko guhindura ibara kugira ngo rise n'umuhondo. Ushyiramo bitewe n'uko ushaka kugira ngo bise. Kariya karahagije. Ugahita ushyiramo ifarini. Nta kindi kiba gisigaye, ni ugushyiramo iki? Ifarini. Dore ukuntu imvange yacu isa. Rero ifarini yawe muri rwa ruvange, ikintu ukora ushyiramo utuvuta. Umumaro rero w'utu tuvuta, ikintu aya mavuta amara mo hano muri iyi fu mu mvange y'ibyo wakoze, atuma byoroha. Uragereranya, ushyiramo ugereranyije, atuma byoroha. Niko kamaro k'ibi ngibi. Ubundi ukavanga ukagenda wongezamo utuzi twawe. Kameze neza, kari guhumura. Mu kanya haravamo benya nziza cyane. Rero uri kubona ko ndi gushyiraho utuvuta kugira ngo kinoge neza. Rero uri kubona ko ndi gushyiraho utuvuta, nkanyanyagizaho, nkagenda ndakibirindura, ndasiga mu ndobo. Uri kubona ukuntu kimeze neza cyane rwose. Turi gukora ni ibya bizinesi, biraryoshye pe. Iyo rero ugeze hano, ikintu uhita ukora, uraza ugashyira ku meza yawe. Uri kubona ko cyikuyemo. Warangiza ugakora icyo bita ukatingamo amandazi. Dore uko bigenza rero. Uraza ukagira kubitaho gutya, ukagira gutya. Turakora dore ni ibi ngibi. Dore rero uku nguku niko bagenda bakata. Ubu turi gukata mu tw'ijana. Aya nakase n'aya 200 havuyemo 30. Urabona ko hano hashobora kuvamo n'andi. Turababwira umubare tuwubereke, maze mumenye ngo mu bipaki bibiri bigura 4600 havamo amandazi yangahe. Nicyo dushaka kubereka. Aha, mwabibonye rero. Ubu nshaka nanakwigaramira. Murabona ibintu byikoze ngibi hano. Dore nako ndumviraho. Dore ngako. Ni ukuvuga ngo hano havuyemo amandazi y'170. Ahangaha havamo aya 230. Yose hamwe ni 7000. Uteranyijeho 6 bikaba 13000. Ibyo 13000 rero ukuyemo ibikoresho twakoresheje, amavuta n'ibiki byose, kuko hari n'ibyasagutse. Ukuyemo ibikoresho twakoresheje, uri gusanga ufitemo inyungu y'5000. Turakomeza tubereke ukuntu riraba rihiye rimeze. Riraba ari indazi ryiza rya benya
ryiza cyane, rifite impumuro nziza, riryoshye ku buryo bwo hejuru, ryiza cyane. Rero bivuze yuko niba hari gusaguka amafaranga 5,150, bivuze ngo wowe ushaka gukora bizinesi wayikora kandi ukunguka. Rero nk'uko mubibona, iyi ni gaze, ariya ni y'amandazi, iki ni igikoresho turaruriramo. Ubu tugiye gutangira kuyateka. Mukomeze mukurikirane iyi video, mwe mukore subscribe gusa, ubundi ibindi tubibagezeho, murebe ukuntu bakora bizinesi. Tukaba turacanye, duteretseho, tugiye gushiramo ya mavuta yacu, ubundi ibintu bikomeze bigende neza. Iyi ni litiro imwe, menshi turakoresha ni iyi litiro imwe nk'uko twabibaza. Niyo turakoresha gusa, nta yandi turi bushiremo. Ubu tugiye gushiramo, dutangire tugire duteke. Murabona ukuntu aba yisatuye, reba. ubusobanuro ni itagirisha amaze agashameze ntabwo wabimenya. Dore nawe ari gutangara, dore ngo ipfa ryamwishe. Urabona ukuntu aba yisatuye. Twe dukora amandazi spesiyali, niyo mpamvu mba ndi kubabwira ni mwe mukandeho gusa subscribe, ibintu bigende neza. Urabona namo hano yashwanyaguritse. Ibi ni ibintu biba byigaragaza iyo ukaze uba ukaze. Murabona twe turayakora akisatura ku buryo nawe uyareba ukabona biteye ubwuzu. Dore uko riba rimeze. Urabona ko biba ari ibintu byiza cyane. Wowe kora subscribe gusa, ubundi tujye tukugezaho ibiganiro byaguhindurira ubuzima, ugakora amabizinesi, ugakora ibintu bigiye bitandukanye. Abantu bakina komedi turabakira, tukabamenyekanisha. Namwe mwifuza kwamamaza, turabamamariza. Twebwe ntabwo duca ibya mirenge, ni ubuntu.